uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo amategeko y'Imana ahubwira ngo akadomo kamwe kaveho amategeko yose ijuru n'isi byavaho. Abwira Mose ati uwo muntu ntabure kwicwa, iteraniro ryose rimwicishe amabuye inyuma. Twongeye kubahereza ikaze bavandimwe, mwebwe mudukunda, tunejejwe cyane no kubana namwe muri iki kiganiro cy'iyobokamana, tugambiriye kugira ngo nibura iby'Imana bigere kure, ubigizemo uruhare nanjye mbigizemo uruhare. Rero ijambo ry'Imana niyo muyobozi wacu. Rero niyo mpamvu mbere ko tugira icyo tuvuga tugiye kubanza dupfukame, twicishe bugufi, dusenge. Tumara gusenga noneho dukomeze tubabwire insanganyamatsiko tugiye kwigana. Dusenge. Data mwiza, umubyeyi mwiza udukunda, twongeye kugaruka imbere yawe gutambira igitambo cy'ishimwe. Wabanye natwe mu minsi ishize, na n'ubu uracyaduhagazeho, izina ryawe ryubahwe. Nakunyitse ubwo tugiye kurambura inyandiko zawe zera, nk'uko yarabanye natwe, kandi uherekeze ijwi n'abazatwumva n'ibiduhinduranya tukazakubona tuzafashe kunezerwa izina ryawe. Nabyo nabidukwiye uduhanabera mu izina rya Yesu. Amen. Rero wenda nk'uko twari tumaze kubivuga, twagiye dushaka kugira ngo twigane namwe. Rero niyo mpamvu uyu munsi twafashe uyu mwanya kugira ngo nibura twigane. Ariko insanganyamatsiko yacu dushaka kwigana niri kutubwira ngo kubera iki habayeho amayoberane mu minsi Imana yaremye. Mu by'ukuri umunsi Imana yejeje ikawa umugisha ni uwuhe? Mu by'ukuri iyo turebye tukareba Imana nk'umugenga wacu, umuyobozi wacu waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiriho byose, ntabwo ari we wabayeho gusa ntagire igenamigambi y'ibintu, ahubwo ngo yari afite Imana irema. Iyo tubisomye ngo Imana yaremye ibintu byose, imaze kubirema ariko irangije igira igenamigambi. Ntabwo ibintu byose bijya bibaho, n'igihugu kibaho, umuryango ubaho, ariko wose ukagira amategeko agenga uwo muryango n'imibereho yawo. Niyo mpamvu iyo tubisomye mu gitabo nshaka kugira ngo nibura dusome mwumve namwe, kugira ngo nibura nihute kugira ngo mwumve namwe. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, mbere yuko tugira amagambo dusoma, haravuze ngo mu gitabo mu kigo cya 29 haravuze harya hati isabato yarabanuwe mu yindi minsi igirwa umunsi muziranenge mu gihe kiremu. Nk'umuhango washiriweho umuntu, isabato yatangiranye n'igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Mu by'ukuri uyu munsi twumvisha igihe watangiranye ko watangiranye n'igihe kirema. Ntago Imana yapfuye gufata ngo ishyiraho gusa, ahubwo mu gihe kirema ngo Imana yari izi neza yuko mwene muntu azagera igihe akananirwa, azagera igihe ndetse kubw'iyi si n'imihangayiko yawo yagombaga kunanirwa. Ariko ntago ari Imana yabikoreye ngo ahubwo ngo kwari ukugira ngo tujye twibuka urwibutso, ngo rubu urwibutso rw'iby'Imana yakoze. Niyo mpamvu mu by'Imana yikubitiye yarangiza ikabishiraho, nabyita ngo ni akadomo, ikambese ikabyishiraho nk'urugabano ku buryo umuntu atarenga. Wenda ndabaha nk'urugero, wenda tutari twihuta kugira ngo tujye mbere. Iyo usomye amateka y'umugabo bita Muhammad, akubwira neza yuko Muhammad niwe muntu washinze Islam. Amaze gushinga Islam, uyu munsi yabashiriyeho kuba bazajya basenga ku wa gatanu, ariko byaratangiranye neza no kubiwango yari umucuruzi yambukiranye ibihugu, niwe mwuga yakuze akora, basenga ibigirwamana nibyo bacuruzaga. Ngo arangije ngo aza gukora icyo, ashinga umutwe, ngo arangije ngo uwo kwagura ibihugu kugira ngo yagure, ngo arangije
ngo ave Madini ngira ngo harajya ajya Imaka, aho hari intambara yakoze. Uwo ngo yitwa umuhanuzi w'Imana, bamufata nk'intumwa ikomeye yabonekewe n'Imana, ariko mu by'ukuri nta ntumwa yigeze ibaho ku isi imena amaraso. Ubwo nawe afite icyo yatwaye abantu ku isi. Icyo ni ikinyoma kiri ku isi cyakwiye, abantu barahangara bagasenga. Icyo ngicyo ni ikinyoma. Icyo wenda nibura reka tujya ahandi yihutirwa. Wenda iyo dusomye tugasoma neza, tubonye yuko Imana yikubitiye uyu munsi mu gihe cy'irema, ngo uyu munsi Imana yashyizeho ikiruhuko mu gihe cy'irema, umunsi wa karindwi yarawutoranije mu gihe cy'irema. Turaza kubisoma no muri Bibiliya. Ariko tutarajya aho ngaho, ahubwo duse nk'abasubiye inyuma gato kuri Katolika. Mu by'ukuri Katolike nayo yahisemo umunsi wo ku cyumweru ngo kubwo kubahiriza izuka rya Nyagasani. Iyo tubisomye neza mu ruhererekane rw'abapapa, wowe nkurikira, dusanga neza ayo magambo neza. Umupadiri wabishizeho, barangije bubahiriza icyumweru, ariko bubahiriza izuka rya Nyagasani batabitumwe n'Imana, batabisomye muri Bibiliya yera, ahubwo bo byonyine ari babyihitiyemo babishiraho. Icyo ni ikinyoma kiri ku isi ndetse cyamaze gukwira ku isi. Muri uru rujijo rusa rutya ruri ku isi, rugenda ruzenguruka, aho abantu benshi, umubare mwinshi usenga ku cyumweru, binateye n'agahinda. Kugira ngo abantu bene data mutwumva, ntabwo ari uguca iteka ry'amadini, nta nubwo ari no kugira ngo uyu ni umugambi wa Satani kugira ngo akomeze kuyobya abantu, ariko agendeye mu kwifuza kwabo. Reka dusenda nk'aho dusubira inyuma gatoya. Aba bantu iyo ujya gusenga asanga ku cyumweru ariho dusanga ko ari Sunday, wajya gusoma muri Bibiri, wajya gusoma muri dictionnaire bakakubwira ko yuko Sunday ari kuwa mbere. Niyo mpamvu ku munsi wa mbere bo barakubwira ngo bo muri wowe nkurikiraho haranditse ngo mu ruhererekane rw'abapapa twababwiraga, haranditse ngo umunsi wa Mungu wari ryari? Umunsi wa Mungu ngo wari samedi bisanzwe, ko wari ku isabato bisanzwe, ngo ariko ngo itorero Katolika ryo ryihitiyemo umunsi wo ku cyumweru. Ubwo muri kubyumva neza ko umunsi wo ku isabato, umunsi wa karindwi, ngo wari usanzwe ari uw'Abayuda mu gihe cya kera. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byari bisanzwe, ariko bizwi, nabo barabizi neza ko ariko byanditse. Ariko bo kubwo guhindura ibihe, kuko wenda muri Daniel haranditse ngo ko azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, uyu mwami uzima niyo mpamvu ibihe yagambiriye kugira ngo abihindure. Niyo mpamvu hano muri kino gitabo urwo rujijo ruri ku isi, ayo macenga cyangwa se uwo mugambi wa Satani, bamwe basenga ku wa gatanu, abandi bagasenga ku cyumweru, abandi bagasenga ariho samedi cyangwa se ku wa gatandatu, ariwo bita benshi bakunda kwita gutyo, cyangwa se Saturday ku bantu wenda kuko wabivuga kose. Ibyo byose ni uruhere, ibyo byose ese ni umugambi w'Imana wabiteye kugira ngo abantu basenge iyo minsi itandukanye? Ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo ni ukugira ngo Satani narusheho kuburagiza intekerezo z'abantu, maze abantu bagwe mu rujijo baburi iyo bajya niyo bava. Ariko ku muntu usoma inyandiko zera ariyo Bibiliya, ntabwo agomba guhera mu rungabangabo, kuko dufite ijambo ry'Imana ryahanuye. Mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya mbere niho harimo aya magambo dushaka gusoma. Haravuze harya hati mu gitabo cy'Itangiriro cyo cya mbere umurongo wa 31 haravuze harya hati Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Imana yafashe isuzuma, ireba ibintu byose, yongeye kwicara, ireba ibintu yagiye ikora byose guhera ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, uwa gatandatu. Ngo irangije maze kwitegereza muri icyo cyumweru iminsi yakoze, ngo nuko irangije, ngo nuko ngo bigeze ku munsi wa karindwi. Mwumve bene data, mu gice cyawo cya kabiri cy'Itangiriro haravuze ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wayo wa karindwi n'imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Imana ngo yaruhutse ku munsi wa karindwi, iraweza, yakoze ibintu bikomeye cyane. Ngo uwo munsi wa karindwi
ntabwo ari ukubahiriza umunsi, kuko n'abantu benshi hano hantu bijya bikunda kuba cyangwa se bikaba nk'amayobera, umuntu akaba mwaganira wenda waba mvuze ngo mugiye kuganira ku bintu bijyanye n'ikiruhuko, agahita akubwira ngo ugiye kutujyana mu mategeko, ngo amategeko nayo yananiye abayuda uri kubona wayashobora. Reka nkubwire bene data, uwo nawe ni umugambi wa Satani. Niba mu by'ukuri uri kubona hari ukundi kuri ukunguka, ntukagutesha agaciro, ahubwo manza neza urebe ikinyandiko iri kubivugaho. Niyo mpamvu maze numara kureba, kuko ijambo ryacu rigomba kuba Bibiliya ikaba umuyobozi wacu. Noneho mwumvisha ikintu ijambo ry'Imana Imana yakoze, ngo yakoze ikintu gikomeye, uwo yahisemo umunsi wa karindwi, atari uko inaniwe, atari uko icitse intege, ngo ahubwo ngo nuko yari gushizeho ibyihitiyemo, iravuga ngo mujye mureba imbaraga zanjye z'ibyo nakoze, maze noneho muhimbaze Imana, tuhimbaze Imana kuri uwo munsi wa karindwi. Niturangiza ngo iraweza. Mu minsi 6 yakozwe, nta munsi yigeze yeza ngo iwuhereze umugisha, ahubwo uwo munsi niwe yihitiyemo. Mu minsi 7, mu minsi 6 ikuramo umunsi umwe, mu munsi wa karindwi iwugenera abantu ngo aribo bajya baruhukamo imirimo yabo yose bakoze. Niyo mpamvu mu gitabo cya Matayo, abantu benshi bakunda kwibaza ngo mbese ngo ko iyo tubaze kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa karindwi ko dusanga ari ku cyumweru, ariko uzasoma neza ngo Yesu nawe ari bupfe, ngo yapfuye ari kuwa gatanu, ngo wa Sabato, ngo arangije kweri yabwe ngo zamara iminsi 3 mumva, ngo nuko ku munsi wa gatatu azuke, ngo nuko maze arangije. Yesu neza yasize icyitegererezo cyiza, muzabisoma muri Matayo 28. Hari kuvuga harya hati, Matayo 28 haravuze harya hati, numve bene data, kugira ngo neza tumenye neza uwo munsi se ni ryari tugomba kuzajya tubara, ariko duhereye muri kino gitabo cya Matayo 28 umurongo waho n'uwa mbere haravuze harya hati, nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7. Uburyo handi twitwa ngo ni ku isabato, ngo ni kuwa gatandatu, baratubwiye ngo ku isabato ishize. Igihe cyose uzanaho uzabivuga ngo isabato irarangiye, dutangiye ku wa mbere w'iminsi 7. Sinzi niba handa kino kintu cyumvikanye, ariko neza naho byumva. Iyi ni Bibiliya yera, ntabwo ibeshya, ntabwo bivuye mu kanwa k'umuntu, ahubwo biravuzwe ngo haranditswe ngo ni isabato ishize ku wa mbere w'iminsi 7. Mwumve hepfo aravuze ngo umuseke wenda gutambika Mariya Madagarena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Mu byumve bene data, uyu niwe munsi neza yega tugomba kujya tubara, ariko tukamenya neza ko ku cyumweru ari ku munsi wa mbere, ntabwo ari ku munsi wa karindwi. Ahubwo bino ko byabayeho bihereye biturutse ku bapadiri, biturutse kuri kalendare bagiye bahindagura iminsi bakayicurikiranya. Niyo mpamvu hatera urujijo mu bantu kugeza uyu munsi, ariko iyo bataza gukora ibi ngibi ntago haba harabayeho urujijo rungana rutya. Niyo mpamvu twese tugomba kuzirikana tukamenya neza yuko uwo munsi w'ikiruhuko tugomba kuziririza byanga byakunda uko byagusaba kose. Niyo mpamvu hano muri kino gitabo hano ku bakunda gusoma haratubwiye ngo bitewe nuko Imana yari yaruhutse ku munsi w'isabato, Imana iha umugisha uwo munsi wa karindwi iraweza. Ni ukuvuga ngo yawurobanuye mu yindi gukoreshwa ibitunganye, yawuhaye Adamu ngo umubere umunsi w'ikiruhuko. Yawuhaye Adamu ngo umubere umunsi w'ikiruhuko. Uyu munsi ibi mubyibuke neza, turi kubireba ko ari mu gatanga ka mbere, mu gihe cya Adamu ataracumura, Adamu atarasogongera ku kaga k'icyaha, ariko mubyumve neza Imana yari yaramugeneye ikiruhuko rwo azajya aruhuka nawe. Hepfo aravuze ngo w'ikiruhuko wari urwibutso rw'igikorwa kirema, byari urwibutso rwo kuba azajya bireba akibuka iby'Imana yaremye. Bityo rero ukaba wari ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Imana n'urukundo rwayo. Bari ikimenyetso cy'irema ndetse n'ubushobozi n'urwibutso, ndetse bityo ukaba wari ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Imana n'urukundo rwayo. Ijambo ry'Imana riravuga riti yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Erega bene data, iyo turi kureba isabato tukaruhuka, waruhutse mu bwenge no ku mubiri,
nta mpagararo ufite, ibintu byose wabyirengagije, maze ukitegereza neza ibyaremwe, niho ujya ubona urukundo rw'Imana. Imana itanga umuyaga utazi uturutse. Uzarebe umuntu uri mu butayu ari kokera ajya atekereza kuba yabona akayaga. Umuntu uri hafi y'amazi ari kureba ibyaremwe kuntu amazi umuraba uri kujya uturuka iri ukayazana ukayageza ku nkombe, ajya areba ngo washyizeho urwo rugabanura amazi ntaharenge, akabona urukundo rw'Imana. Iyo ari munsi y'ibiti agenda akareba uburyo ibiti bituma duhumeka umwuka mwiza, abona urukundo rw'Imana. Iyo arebye ibyo duhinga, akareba ibyo dutunze, akareba uburyo bikora byose mu mwimerere wabyo, nabona urukundo rw'Imana, ibyo Imana yagiye dukorera. Niyo mpamvu ibyo tubyitegereje tubonamo gukora kw'Imana. Ibyo byaremwe bigaragaza ibitaboneka byabyo, uhereye ku kuremwa kw'isi, aribwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. Ibi bijya bigaragaza ugukomera kw'Imana n'ububasha bw'Imana. Niyo mpamvu bene data, isabato yerekeza ibitekerezo byacu ku byaremwe kandi ikatugeza mu musabano tugirana n'Umuremyi. Isabato ngo yerekeza igituzamura ibitekerezo byacu, maze ikatujyana ikatugeza mu musabano tugirana n'Umuremyi, mu ndirimbo ziririmbwa n'inyoni, mu guhuha kw'ibiti, mu ijwi ry'inyanja. Dushobora kumvamo, dushobora kugumya kumva mu ijwi rya wa wundi wavuganiraga na Adamu muri Edeni mu mafu ya nimutsi. Burya witegereje ukumva urwo runyuranirane rw'ibintu, ngo witegereje neza wacishije bugufi umutima wawe, ngo wakumva ijwi ry'Imana muri ibyo bintu. Kandi uko twitegereza ububasha bwe bugaragarira mu byaremwe, tubonamo ihumure, kuko ijambo ryaremwe ibyo byose ari byo ribeshaho umuntu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibi bintu tubizirikane, kugira ngo tumenye neza yuko Imana ariyo ishobora byose. Kugira ngo twihute aho nshaka kwihutira, isabato yari ibumbiye mu mategeko yatangiwe kuri Sinayi, nyamara ntabwo ari bwo bwa mbere yari ikimenyekana ku munsi w'ikiruhuko. Bene data, iyi sabato mu by'ukuri yahawe Abisirayeli, Imana iri kubabwira ngo mwibuke. Ntabwo Imana yari yongeye kubwira ko igihe cyarageze aba bene Aburahamu bakomokaho na Isaka, Isaka akomokaho na Yakobo, ngo ariko aba bantu ko tubabwiye igihe kiragera inzara iratera i Kanani, ngo berekeza mu gihugu cy'ubunyage muri Egiputa, ngo igihe bamaze imyaka 40, imyaka 400, ngo igihe bari bamaze iyo myaka, ngo abana bavukiyeyo, ngo abantu bari baragiye ari bakuru barapfa, ngo arangije ngo nuko ngo biragenda birasibangana, ngo ariko kuko kera nta nyandiko zabagaho, ngo ahubwo umubyeyi agabwira umuntu umwana we, ngo akamubwira amateka, ngo yarangiza agasa n'ubyanditse mu bwenge bwe, ngo bakabikomeza. None ngo igihe kigeze, ngo Imana yongeye kubahagurutsa ngo ibakuye mu bubata bari babagamo, ngo imaze kubambutsa inyanja itukura bageze mu butayu, ngo buri wese yari afite ikigirwamana cy'iyo yari yarakuye, ngo nuko arangije ngo Mose atanga itangazo ngo buri muntu wese yizirure. Bagombaga gukura imana z'amapagani zabaga hagati muri bo, bagombaga kwitandukanya nazo. Ngo ariko arangije, izo mana byari ibigirwamana by'Egiputa. Uwasengaga inka yari yaratwaye igishushanyo cy'inka, uwari ufite ikindi cyose yitaga imana nawe yari agifite. Ngo ariko bagombaga kwizirura, kuko Imana ngo irangije iravuga ngo ubu bwoko mfuye kubujyana gutya, iri shyanga ntongeye kubamenyesha ibyanjye, ngo hari igihe bagera buri wese yagera i Kanani, yarangiza agakorera indi mana ye, bikaba izindi mana nyinshi, kuko Imana itajya ibangikanywa. Ngo irangije ngo nuko igihe bari mu butayu, ngo nuko Imana yemera guhereza Mose amategeko 10 mu mbabarire. Ayo mategeko 10, ngo igihe bari kuzerera mu butayu iminsi 40, imyaka 40, ngo icyo gihe niho baherewe ayo mategeko. Aho muzana yasoma mu gitabo cyo Kuva, ari naho dushaka kwihutira kugira ngo nibura mwumve uko dushaka kuvuga, ariko namwe ibindi mukazajya mubyisomeraho bimwe tutaratubisoma. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo waho hari ayo mategeko 10, ariko ngiye ibyo nshaka kwibandaho
turi no kuganiraho muri aya mategeko 10 ni iringiri rya kane havuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora abari ukoramo imirimo yawe yose ariko wa karindwi niwe sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhuka ku wa karindwi nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza niyo mpamvu Uwiteka yemwe mwumve bene data buri kintu cyose bagitondoye hano baravuze ngo yaba umugaragu yaba umuja umuntu wari we wese uri munsi y'igisenge cyawe utaha iwanyu ntabwo yemeye kuruhuka isabato atakwemera kuruhuka isabato ukamubwira ngo twebwe hano turuhuka isabato ibintu byose birafunga noneho mubyumve ngo agomba kumvira amategeko y'umuryango y'abantu basenga Imana ariko abantu benshi ari n'abizera cyangwa se n'abakirisito aho benshi bajya batsindwa kuri iyi ngingo ugasanga ashobora no kugira umushitsi ariko agakomeza akagira umudendezo muri urwo rugo ntamubwira ngo arega amategeko yacu iyo bigeze kuwa gatandatu ngo twebwe ibintu byose turabifunga ari wo wa gatanu wa leta ngo ibintu byose turabifunga twamara kubifunga iyo bigeze mu gicamunsi burya tuba tugiye kubonana n'Imana ihoraho Imana yakuremye ikakubumba burya nta bindi bintu biri bwongere gukorwa ahubwo tugomba kujya imbere y'Imana ngo benshi bajya batsindwa kuri iyo ngingo ngo ahubwo bakamurekera yawo umushitsi arangiza akamurekera uburenganzira maze yarangiza akikorera ibyo ashakira munsi y'igisenge cye aho ngaho ntabatsinzwe ariko umuntu wese waje ukugana agomba kumenya n'Imana ukorera iyo ariyo maze mwumve bene data ngo yarawejeje irangije umugisha ariko niba mubyumvishe neza iravuze ngo wibuke yarongeye kubwira Abisirayeli ngo wibuke ntabwo agomba kubibutsa ikitarabayeho ahubwo yongeye kubibutsa ibyariho mu bwenge bwabo yaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mujye mwibuka gusenga mujye mwibuka kuziririza mujye mwibuka yongeye kubibutsa icyari gombaga kubaho umuntu akubwiye ngo mbese uribuka bya bihe nuko aba ari ibihe mwagiranye akubwiye ngo mbese uribuka rwa rugendo twagize nuko ari urugendo muba mwaragiranye mbese uribuka amasezerano twasezeranye nuko hari icyo muba mwarakoranye ni ukuvuga ngo umuntu ajya kwibutsa icyariho nawe uzi Imana yongeye kwibutsa abana b'Isirayeli ibubutsa icyo bari basanzwe bazi ntabwo byayitunguye ngo maze ngo nirangiza ngo abone ari ibintu bibaguye hejuru rero niyo mpamvu bene data mudukurikiye ari kutubwira hatya hati ntabwo aba bana bene Aburahamu mu kwizera mwumve bene data ntabwo isabato yari umwihariko ku Bayisirayeli ahubwo igenewe isi yose umuntu wese umuntu yayimenyesherejwe muri Edeni umuntu yayimenyesherejwe muri Edeni kandi nkuko biri ku yandi mategeko agize amategeko 10 nayo ni itegeko ry'ibihe byose ni uvuga ngo icyo ntabwo isabato yagenewe Abisirayeli gusa ahubwo arega bene data ngo kuko dufite isezerano riri kutubwira ngo ntuzanyizera wese umuntu wese twese turi abana ba Aburahamu kera hari abana ba Aburahamu ku mubiri ariko twese twanditse abana urubyaro rwa Aburahamu mu kwizera niyo mpamvu twese aya mategeko aratureba uko waba umeze kose niyo mpamvu ntabwo wajya ukuramo rimwe ngo uvuge ngo wigishe abantu ngo ntugasambane ntukice ntukibe ntukifuze ngo ariko nibigera ku mategeko ya mbere ngo nurangiza ngo yirengagize ngo nurangiza ngo uvuge ngo wubashye Imana ariko uko atari cyo twe tugambiriye ahubwo twe tugambiriye ku uyu munsi mu by'ukuri uyu munsi ni munsi ki hepfo haravuze harya hati mu byumve hepfo haravuze harya hati iyi sabato nubwo benshi bumva yuko abantu bari kwigisha iby'abayuda bananiwe ariko reka mbabwize ukuri yuko ntago bayananiwe ahubwo amategeko n'ubundi asanzwe nk'amategeko ajya abera umuntu umutwaro kuko n'ubundi yanze kumvira inshingano iyo wanze kumva niho uhinduka umutwaro amategeko akubera umutwaro ariko n'igihugu muri rusange iyo kibuze amategeko n'ubundi nta gihugu cya kibaho ntango mibura amategeko
ariko muri iyi sabato mu by'ukuri iyi sabato turi kuvuga hano iyo baza kuyikurikiza bakayumvira ubu bwoko buba bwaragize amahoro, ariko kuko banze kuyumvira barangiza bagasuzugura Imana, niyo mpamvu nabo byaje kubaviramo akaga. Mubyumve bene data, kuko isabato mu gitabo cyo Kuva ntago iyi sabato ntabwo iyo baza kumva bakumvira bari kugira amahoro, ariko bakomeje kugenda batayikurikiza. Niyo mpamvu nabo bitabaguye neza. Ariko mwumve bene data, iyi sabato yari yaragenewe kugira ngo abana b'Isirayeli bajye bayiruhuka. Mwumve haravuze ngo mu gitabo cyo Kuva 31 ku murongo wa 14 haravuze ngo nuko mujye muziririza isabato uko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri uwo munsi akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Haratubwiye ngo umuntu uzazirura isabato. Aba Bisirayeli bari bahawe amategeko ariko nakomeye, baravuga ngo umuntu uzahangara akazirura isabato akayica bazamwice ndetse banamukure mu ishyanga ry'iwabo mu bwoko bwe. Ariko uyu munsi twebwe tubifata nk'ibyoroshye, tukabibona ko ari ibintu mbese nta gaciro bifite, tukanabisuzugura. Ariko reka mubwire ngo ntango iyo wishe amategeko igihugu kiya kigukurikirana paka kikubonye kagufunga, niyo wanaturuka hanze yacyo gikomeza kugushakisha kikazana kubona. Mutekereza ko Imana yo ariyo itazahora, ahubwo umuntu ajya akomeza kwica amategeko y'Imana, akomeza kwikora ibyo ashaka akagira ngo Imana yo ntibireba. Niyo mpamvu tujye tuzirikana ngo niba kera byarabayeho, kubera ko uyu munsi ho Imana ibyirengagiza ntiha umuntu ntapfe cyangwa imuhitane, ariko umuntu agakomeza gukora ibyo twishakiye. Iri tegeko uyu munsi w'ikiruhuko bene data ufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo amategeko y'Imana ahubwira ngo akadomo kamwe kaveho amategeko yose ijuru n'isi byavaho, ahubwo amategeko y'Imana arera. Rero murubyumvishe mu by'ukuri, niyo mpamvu kugira ngo wenda twihute cyane mubyumve, ndetse aya mategeko yarakomeye. Hano muri kino gitabo cyo Kuva 35 ku murongo wa 2 aravuze ngo mu minsi 6 imirimo igikorwa, ariko wa 7 ujye ubabera umunsi wera, isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Umuntu wese uzagira umurimo wose agira gute awukoraho, uwo ngo azicwe. Mu byumve bene data, kera nta mikino yabagamo, ariko kuko buno turi mu gihe cy'imbabazi, niyo mpamvu benshi iby'Imana tubifata bunenembwe, tumeze tubifata nk'ibyoroshye nta gaciro bifite. Ariko ntago bene data tukwiye kubifata gutyo, ahubwo twari tukwiye kumenya neza yuko iby'Imana bikomeye tukabiha agaciro nabyo. Niyo mpamvu kugira ngo twenda kuko dushaka gucungura igihe, muri kino gitabo mwumve, muri kino gitabo cyo kubara igice cyaho ni icya 15 ku murongo waho wa 32. Abisirayeli bakiri mu butayu basanga umuntu utoragura inkwi ku isabato, abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa, iteraniro ryose rimwicishe amabuye inyuma yaho baganditse. Iteraniro ryose rimujyana inyuma yaho, bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka yategetse Mose. Bene data murukumva ibintu byari byoroshye, ahubwo baratubwiye bati uyu muntu yasuzuguye iby'Imana, arangije arahangara ngo ajya gutoragura inkwi ku isabato zo guteka. Ni ugutoragura udukwi, nta nubwo yavuze ngo yafashatse inkwi nyinshi. Arangije ngo utwo dukwi yagiye gutoragura
ngo abantu baramubona baramufata kuko yarazanye ikizira mu Bisirayeli, ngo nuko maze arangije ngo bamutera amabuye arapfa. Niyo mpamvu bene data tuzirikane yuko iby'Imana atari ibyo gukina. Noneho tukiri aho ngaho kugira ngo ko dushaka gucunguza uburyo umwete, niyo mpamvu Imana ubundi yari yaratoranije Isirayeli nk'abahagarikizi b'Imana mu isi kugira ngo bajye bayumvira bakora ibyera, Imana ihabwa icyubahiro iri mu ijuru. Maze ariko ntabwo bigeze babikunda, ntabwo bigeze babikunda nkuko muzabisoma nko mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 15, Kuva igice cyaho ni icya 15. Mwumve bene data, Kuva igice cyaho ni icya 15. Haratubwiye hatya hati, haravuze hatya hati, numve ababisirayeli, yego, haravuze hatya hati, atakira Uwiteka, Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari nge Uwiteka ugukiza indwara. Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira ati, nugira umwete wo kunyumvira, humura rwose nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa. Kambabwire bene data, ariko aba bantu bagiriwe neza, kuko muzabisoma mu gitabo ngo Imana yabwiye Isirayeli ngo, nagusanze bagutaye ku gasozi, ngo meze nk'umwana wavutse udafite nta na kenda ufite, ngo ndagukuyakuya, ariko ngo urangije uranyihakana umaze gukura. Isirayeli yacumuye ku Mana, uko byumvishe Imana yagiye igirira Isirayeli neza, ariko Isirayeli ikanga ikagoma. Niyo mpamvu muri kino gitabo iyo Imana yari yabasezeraniye imigisha yuko izabana nabo, kwizabatabara, yemwe yagendaga hagati yabo. Muzabisoma bari kuva muri Egiputa nkuko twabibabwiye, ngo Imana yagendaga hagati mu iteraniro, ngo inkingi y'igicu yabaga igicu ku manywa, nijoro igahinduka inkingi y'umuriro, mbese ngo n'inkweto zabo ntizigeze zisaza. Bambutse inyanja itukura, ngo Abisirayeli babonye ibitangaza by'Imana, ngo ariko barangije ngo banga kuyinambaho, ahubwo bagahora bayicumuraho. Niyo mpamvu iyo baza kumvira ibi byari byaravuzwe n'Imana, barangiza bakabihagararaho, ntabwo barahuye n'ishyano. Ariko uko banze kubyumvira, niyo mpamvu ngo akaga kabo yarababwiye ngo nimutanyumvira ishyano rizabageraho. Mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho, bene data, niyo mpamvu iyo tuvuga ibi ni ukuvuga ngo n'ubundi ishyano rigiye kuzagwira isi, ariko rizaba rigendereye cyane ku bantu banze kumvira Imana. Niyo mpamvu nk'uko ishyano ryaguriye Abisirayeli ba kera bakatubera kabarore, n'uyu munsi ishyano riri hafi kuba, ndetse ngo riregereje cyane kuruta igihe twizereye, ngo Yesu ari hafi kumanuka ariko aje guhora. Muri kino gitabo nk'uko mu gitabo mu gice cya 17 cya Yeremiya, mu murongo wa 27, haravuze hatya hati, yego, ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo y'i Yerusalemu, kuri uwo munsi nzakongeza umuriro mu marembo yaho, uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu, kandi ntabwo uzazimywa. Imana irababwiye ngo nuko rero nimwanga kugira uti, nimwanga kunyumvira, noneho nanjye uburakari bwanjye buzakongezwa, nzacana umuriro muri Yerusalemu, inyumba zaho zizashya, yemwe nzahatwika kandi ntabwo zizazimwa. Ibi ngibi bagaya umuhanuzi Yeremiya ari kubivuga, ariko bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ntabwo bizaba. Imana iravuga ngo, ni ijambo ry'Imana tubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ahubwo byanga byakunda ishobora kurivuga muri aka kanya, bikavugwa n'umuntu ukamusuzugura, yemwe iby'Imana bikarebwa ntushake no kumva, ntushake no kubitega amatwi,
ukabona yemwe biri kuvugwa n'abantu badakomeye wenda hari umuntu arusha no gukomera n'icyubahiro, ariko reka manze nkubwire ngo iby'Imana uko wakumva byose bivugwa, reka nkubwire ngo n'icy'Imana yavuze byange bikunde kizasohora. Muri iki gitabo cya Nehemiya, kugira ngo nibura twihute, mu gitabo cya Nehemiya uyu mugaragu w'Imana nawe yaravuze ati ijambo ry'Imana ryagiye bivuga kuri aba bagaragu b'Imana, ariko kuko banze kumva bakinangira, niyo mpamvu akaga nako kagiye kabageraho ndetse ngo barahumanirwa, ariko ngo iyo baza kumvira bari kubaho amahoro ndetse bakaramba bakagira n'ibyiza byinshi. Muri Nehemiya igice cyaho ni icya 13 niho harimo amagambo ari kutubwira ngo mwumve umurongo wawo n'uwa 15. Haravuze ngo muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengeraga mu mivure ku isabato, n'abandi bazanaga imiba bayikoreza indogobe zabo, mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nabaye umugabo wo kubashinja ku munsi baguriyeho ibyo kurya, kandi hariho abagabo b'Itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'abayuda ku isabato muri Yerusalemu. Nuko ntonganya imfura zo mu Bayuda ndababwira nti niki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzugura umunsi w'isabato? Ese basogokuruza banyu si uko babigenje, bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye gukongereza Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato. Nuko ku munsi ubanziriza isabato bugorobye ntegeka yuko inzugi z'amarembo Yerusalemu zikingwa, kandi ko zidakingurwa kugeza aho isabato ishirira. Maze ncira bamwe mu bagaragu banjye ku marembo kugira ngo hatagira umutwaro wose winjira ku munsi w'isabato. Uyu muntu w'Imana Nehemiya ngo yagize ifuhe ry'Imana, ngo ariko ngo nuko yari asanze isabato ngo bongeye batangiye kuyica. Barabwira ngo aka kanya muribagiye ibyago byatugezeho, basogokuruza barayishe maze akaga kabageraho, none namwe mushaka yuko ariko bigenda? Ngo nuko maze arangije ngo arabacyaha, ngo ariko yari asanze ku isabato n'ubundi naho batangiye kuyica. Mubyumve neza, ngo arangije nuko ko Imana yari yarababwiye ngo nzahasenya, nzahatwika, ngo yemwe ngo nzabajyana, muzahura n'ishyano aba Bisirayeli kuko banze kumvira, ngo barangiza bakanga gukora ibyo bari barategetswe. Muzabisoma neza. Ngo nuko maze arangije akaga kaje kubabaho, ngo maze barangiza Yerusalemu ngo yari nziza, ariko yaje kurimbuka kubwo gusuzugura Imana. Niyo mpamvu bene data mwebwe mudukurikiye, isabato y'Imana irera kandi iratunganye. Niyo mpamvu natwe tugomba gukora ibishoboka byose tugaca bugufi imbere yayo. Mu gitabo aho dushaka kugira ngo nibura amagambo nshaka kugira ngo nihute noneho kugira ngo mwumve bene data, aba bantu b'Imana bagiye basuzugura isabato, ariko bikaza kurangira n'ubundi Imana ikomeje kubahendahenda, ariko bagakomeza kwanga. Muri cya gitabo n'ubundi nta wundi muhango wabayeho Abayuda bageragezaga kubatandukanya byuzuye n'amahanga yari abakikije nk'isabato. Imana yari yaragennye ko kuyubahiriza kwabo kuzatuma bitwa abayiramya. Yagombaga kuba ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanije no gusenga ibigirwamana, kandi ko bomatanye n'Imana nyakuri. Nyamara kugira ngo abantu beze isabato, nabo ubwabo bagombaga kuba intungane, bagomba gusangira na Kristo ubutungane binyuze mu kwizera. Igihe Abisirayeli bahabwaga itegeko ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, Imana yarababwiye iti kandi muzambere abera, kandi muzambere abera. Ni muri ubwo buryo bwonyine isabato yari gushobora kuba ikirango cy'Abisirayeli
nk'abantu baramya Imana. Burya isabato yagombaga kuba ikirango, ariko kikaba ari ikimenyetso cy'abantu baramya Imana. Iga Abisirayeli bavaga ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera. Muri bo isabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Igihe Abisirayeli bamaze kunanirwa kubahiriza isabato, ngo maze isabato nayo yatakaje ubusobanuro bwayo, Satani yashakaga kwishyira hejuru no guteshura abantu kuri Kristo, maze yangiza ubusobanuro bw'isabato kuko ariyo kimenyetso cy'ububasha bwa Kristo. Isabato nicyo kibubasha bwa Kristo. Abayobozi b'Abayuda basohoje ubushake bwa Satani bakoresheje kugotesha umunsi w'isabato w'ikiruhuko amabwiriza aruhanije. Mu gihe cya Kristo isabato yarangirijwe cyane ku buryo kuyubahiriza byagaragazaga abantu bikunda kandi b'abanyagitugu aho kugaragaza umubyeyi wo mu ijuru w'umunyarukundo. Abigisha amategeko basaga nk'abagaragaza Imana nk'itanga amategeko abantu badafitiye ubushobozi bwo kuyumvira. Aba bantu bigisha amategeko ngo baragiye bahindanya isabato, maze ngo isabato kugira ngo uyumugisha ahubwo uyu muvumo, maze abantu barushaho kuyanga, abantu barushaho kwivovota. Ariko reka mbabwire ngo iby'Imana yari yarageneye abantu nuko yari yarageneye abantu yuko baruhuka isabato. Rero uko tugambiriye kugira ngo nibura tugire aho duhinira, aka kaga kageze ku Bisirayeli ngo nuko maze arangije ngo ndetse n'Imana ubwayo nuko ngo inabatumaho n'umwana wayo, irabahendahenda ariko banga kumva. Niyo mpamvu ngo birangira bavuze ngo bizatubarweho twe n'abana bacu. Muri kino gitabo kuko ariho nshaka kwihutira, maze muzasoma amahenuka yabo yaje kubaho, ariko byaje kurangira ari uko bishe isabato. Kwica isabato egare kurimbuka kwabo. Imana yari izi ubukene bw'Abisirayeli, yababwiye ubuyobozi wabo iti dore ndabavubira. Mwumve aho nshaka kugira ngo ntatinda, mwumve bene data. Ku munsi wa gatandatu abantu batoraguye ibingana n'inkubwe enye. Abakuru bihutiye kubwira Mose byari byakozwe. Yarabasubije ati ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kosa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mubireke birare bigeze mu gitondo. Babigenje batyo kandi basanze yuko ntacyo byabaye. Mose arababwira ati uyu munsi murya ibi uko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi, mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa karindwi niwo sabato, kuri we ntibizajya biboneka. Aba bantu ngo Imana yarababwiye ati ibahaye manu mu butayu, irababwira ngo muzajye mubitoragura mu minsi isanzwe. Ngo ariko byageraga ku isabato ho bakabifata inkubwe ebyiri, ngo ariko ngo ikindi gihe yo babikoraga gutyo ngo byagera igihe ngo byaraboraga bikabinywa. Ariko ku isabato ho ibyo biryo babikuba kabiri ngo ntibigire icyo biba. Niyo mpamvu mu busobanuro bw'Imana muzabisoma neza hano, ari naho nshaka kwihutira maze nkagana aho nshaka guhinira. Imana isaba ko muri iki gihe umunsi wayo wera yitoranirije wubahirizwa nko mu gihe cy'Abisirayeli. Imana iri kudusaba ngo uko yari yaragennye Abisirayeli baruhuka umunsi w'isabato, ari nako natwe turuhuka uwo munsi. Kuko mwumve aravuze ngo itegeko ryahawe Abaheburayo rikwiye kubahirizwa n'Abakirisito. Mwumve n'Abakirisito bose nk'itegeko ridakuka Yehova bahaye. Umunsi ubanziriza isabato ukwiriye kugirwa uwo kwitegura. Umunsi wo kuwa gatanu barabwiye ngo iminsi 5 iravuze ngo niyo tugomba kwitoranyiriza, yani tugakoramo ibyo kwitegura isabato, ariko byagera kuwa gatanu bikaba nko gusoza ibintu ibyo watunganije mu cyumweru cyose. Niyo mpamvu kuwa gatanu wa leta ariwo kuwa gatandatu mu kubara neza
wabara mu kubara kwa leta byashizweho akaba ari kuwa gatanu, ariko ubundi akaba ari ku munsi wa gatandatu, ngo niho ibintu byose bigomba kuba byarangiye mu gicamunsi ugasoza. None aratubwiye ngo munsi ubanziriza ugomba kugirwa aho kwitegura kugira ngo ikintu cyose kibe giteguwe mu masaha yayo yera. Nta mpamvu nimwe bikwiye gutuma imirimo yacu bwite ikomeza kukovogera amasaha yera. Imana yavuze ko abarwayi n'abababaye bakwiriye kwitabwaho. Umurimo ukorwa ngo abamererwe neza ni umurimo w'imbabazi, kandi ntabwo ari ukwica isabato, ariko imirimo yose itari ngombwa ikwiriye kurekwa. Abantu benshi batabyitayeho bagenda basubika uturimo duto bakadukora isabato yatangiye, kandi twagombye kuba twakozwe ku minsi yo kwitegura. Ibi ntibyari bikwiriye kubaho. Umurimo utitaweho kugeza ubwo isabato itangira uba ukwiriye kurekwa kugeza ubwo irangira. Ibi byagombye gufasha intekerezo z'abo bantu batagira icyo bitaho, kandi bikabatera kwitonda bagakora imirimo yabo bwite mu minsi 6 y'imirimo. Ni ukuvuga ngo mbese kwa kundi bagenda babika utuntu bagapfundikanya, ngo ntago bikwiye, ahubwo bagomba kubireka rwose abo bantu batagira icyo bitaho. Niyo mpamvu bene data ngo twebwe tugomba kuziririza isabato, tukamenya neza yuko umuntu uziririza isabato ngo agomba kumenya neza yuko hari imigisha Imana yasezeranye. Muzabisoma mu gitabo cya Yesaya, Imana yasezeranye imigisha izaha abo bantu. Yesaya 58, umuntu uruhuka isabato hari imigisha Imana yasezeranye ko izamuha. Yesaya mu gitabo cya 58 aravuze ngo mwumve bene data, mwumve aratubwiye ngo 58 ku murongo waho ni wa 13 aratubwiye ngo nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi era Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo wishakiye ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Nuhindukira ntukandagira isabato ukabita umunsi wayo wera, Imana nayo izaguha umugisha. Niyo mpamvu bene data dusabwa kugira ngo iyo migisha tuzayibona, ariko natwe twumviye Imana. Ariko mu gihe tutayumviye, yemwe ntabwo tuzigera na rimwe tubona iyo migisha. Mu gitabo cy'Abaheburayo ko tugambiriye gusoza, niba udashaka kugerwaho n'umuvumo ndetse n'akaga Abisirayeli bahuye nako, nawe uzirinde wubahiriza iby'Imana yavuze, kugira ngo ejo ishyano ritazakubaho. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho ni 4 ku murongo wa 9 haravuze ngo haratubwiye hatya hati, mwumve bene data, haratubwiye hatya ngo Imana, wenda turi gusoza, Imana iri kutubwira ngo ibyo yadukoreye tugomba kubizirikana. Haratubwiye ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Haracyariho ubundi buruhukiro bw'isabato, ariko bubikiwe iki? Abantu b'Imana. Reka ubwo buruhukiro tubutegereze, kandi dukomeze gusenga twizeye neza ko tuzaruhuka, kuko aravuze ngo n'abantu bazagera mu ijuru ngo bazajya baterana buri ku isabato, bazajya baza imbere y'Imana guterana. Reka Imana ibiduhera ubuntu, kandi dukomereze hamwe tumenye ko uwo munsi ari uwera, tuzirikane mu izina rya Yesu. Amen.